tuvuge twese ngo amen. Bavuga cyane ngo amen. Dushimiye ikaze duhawe hano kuri itorero. Abantu baho bamaze imyaka myinshi turaziranye hano mu rugo. Nshimiye ubuyobozi bw'itorero bwatwemereye kaduha karibu rero. Imana ibahe umugisha. Uvuge ngo Imana ibahe umugisha. Nitwa Ndamukunda Patrick, nyayobozi Nyarugenge. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri. Mba mu mwuga w'itangazamakuru, nakoze kuri Fred imyaka 7 na DADPR. Ubu ndahava njya kwa Radio bakora imyaka hafi 3 igera muri hafi 4. Ubu ntabwo nyiriyo mfite YouTube channel yitwa Ubwiriza TV. Mba ndiho njye na madamu tuganira ijambo ry'Imana. Ngagira kampani ifasha ibintu by'ubukwe. Ngo ndabibwiye bihagije. Ko ndamutanyishimiye. Kuko navuze nitonze. Ubu rero mwese abakora ubukwe muze muza muri kampani tubafashe. Dukora ibintu byose by'ubukwe tukabukavaringa. Bibagore. Kamuze munasura umubwiriza. Ubu ntabwo babaye ngo ndamamaje. Kandi mujya mukunda kuri Papa Sava, mukareba Nikita, ni filime ku batayizi, mukareba Jumo, zo ni filime, mukareba sinizera zagize urukundo z'ibihinde mukazireba. Muze munareba umubwiriza twunguke twembi, sibyo? Iyo urebye wumva ijambo ry'Imana ukunguka, sibyo? Ukiga. Nanjye iyo urebye mbona amafaranga. Hari ikibazo ubirebye n'undi kuyatanga hano. Nishimiye ikaze muduhaye kandi rwose umugisha cyane. Mu gitondo twaganira ijambo rivuga ngo ubwoko bw'ubuzima bubiri abantu tubamo. Twayaje kubisobanura ko mukadufashije, tuvuga ko ubuzima tubamo inyuma, uko tubaho hano inyuma, kubaho hano inyuma kumeze. Ntabwo ikibazo ari uko udafite ABCD, ibyo utekereza ngo bituma ubaho nabi, kwenda benshi babitekereza. Ariko twibashije ibyanditse twasanze ko ubuzima bwawe bw'inyuma ugomba gukomoka mu buzima bwawe bw'imbere, kubera ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Noneho icyo uri cyo inyuma kigomba kubanza guturuka hehe? Imbere. Birabanga uko umuntu atekereza niko agize gute niko ari. Dusanga ko ikintu cyitwa isi y'ibitekerezo, isi y'umwuka irakaze, ifite imbaraga zikomeye. Rero twabonye ijambo rikomeye rivuga ngo usanga kenshi umuntu wowe urwanya wowe ugasanga urirwanya, bizi cyangwa utabizi. Iyo ukomeza kubaho uvuga amagambo arwanya wowe, ntacyo nshoboye, nzapfa nabi, niko iwacu bameze, ni Imana yangeneye, birega ubuzima bwaranze, ibintu byarakaze. Ibyo byose urimo kuvuga nibyo biza bikagenga ubuzima bwawe. Amen. So ntabwo nshaka kubisubiramo, muze gukurikira inyigisho kuri YouTube biriho, muze gukurikira musubize inyuma, ahubwo kuko ahangaha umwuka mwinshi unyobeye kubaganiriza iri jambo, kandi umushumba wanjye n'abandi ntacyo barwana ndabizi, kandi biragenda neza. Amen. Tugiye kwibaza ikibazo navuzeho mbere mu matadoro ya mbere sinagitindaho. Tugiye kubaza ikibazo ushobora kwibaza, kandi cyakubaganiriza nuje ukumeze Imana ifashe mu byumve. Ntabwo twibaza ikibazo kivuga ngo umuntu ni iki. Si byoroshye? Siko mutagize si byoroshye? Uko natangiriye mu bicuba mudafashwa si byoroshye? Hano hari abantu bazamura ibiganza. Hari umuntu hari abantu banze kuzamura ariko atari abantu simbizi. Mwebwe muri iki? Abantu ni muzamura ibiganza. Umuntu. Okay. Tugire kuba tuvuga ngo wowe ni ubundi umuntu ni iki? Mu mvugo ya Bibiliya. Apana mu mvugo ya siyansi, no mu mvugo y'igucikisha, ubyucana. Mu mvugo y'ijambo ry'Imana, Imana yakuremye. Igiye kudefinisa ikiremwa cyitwa umuntu ikivuga ngo iki. Turaza gusoza tumenye neza abo turibo biturutse muri Kristo cyangwa mu Mana. Dutangire kubaho ubuzima buhuye n'ikijambo ry'Imana itubwira, kuruta icyo ubuzima turimo turacamo bituzengurutse butubwira, dushingiye ku byanditswe.
murahari tutangire tuganire. Ni ikibazo Dawidi yibajije. Dawidi yaravuze aho twaseye muri Zaburi ya 8:4 ngo yarasohotse ahagarara hanze ntekereza ko bwari bugorobye, twasabye ngo iyo nitegereje ijuru, niko Dawidi yanditse, ngiyo ndebye ijuru. Ubwo yaravuze ngo ndebye uburemere bw'ijuru, nkareba ubushobozi ukuntu ijuru rigana, ukuntu ritagwa, ihora bihamwe, isanzure nitegereza, nkabikoraho ubushakashatsi. Namara kubirangiza kubikoraho ubushakashatsi, nkahindukira nkareba ngo ni inyenyeri, sibyo? Uko zingana, uko zimeze, imwe iguye ibibazo byavuka, nkareba n'ukwezi, arabireba maze agahita yibaza ikibazo, ariko se ngiyo nitegereje ijuru, ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, ahita yibaza ngo ariko se umuntu ni iki? Niko twasoma ko umwibuka, icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ukamugenderera. Gatatu, ngo waramuremye yenda kumera nkawe, yenda kumera nk'Imana, ngo haburaho kameze gute gato. Iri jambo ukuntu handitse, abantu muri aha ngaha muzi ubwenge mu bitekerezo, ni ijambo riri mu gihe ibintu turimo turavuga, ni amagambo yanditse muri pasi ahahise. Ntaranditse ngo wamuhaye gutwara, yabanje kuvuga ngo wamuhaye ubwiza, ntabwo handitse ngo umuhaye ubwiza. Hano handitse ngo uzamuha ubwiza, handitse ngo wamuhaye ahahise. Wamuhaye iki? Umuha icyubahiro. Urumva ko wagihawe kera, nubwo ushaka ko abantu bakiguha, ntabwo uzi ko ugifite, wagihawe kera. Ngo yaguhaye icyubahiro kera, iguha n'ubwiza kera, ngirangije ibukwambika n'ikamba. Ariko kandi iravuga ngo yaguhaye gutwara iby'Imana yagize gute, yaremye bingahe. Uwo ndimo ndavuga ntabwo ari umuntu utuye muri Amerika, ndavuga wowe ubwo urimo gutekerezaho umukire muturanye. Niba uri umuntu, ibyo tuvuga ni ibyawe, ko ndaya mudafashijwe ndagira gutona ibyo tuvuga, ibyo bibi birimo kuvuga ntabwo bivuze ku muntu runaka uzi ufite amafaranga menshi umutinya cyangwa umuzi runaka. Niba uzi ko uri umuntu ufite ibiranga kuri umuntu, ibi ni ibintu wahawe wowe, uretse kubijyana ahandi, sibyo? Ngo wamuhaye gutwara ibyo waremye bingahe, muvuge byose. Wamuhaye kugira gute, kubitwara. Ngo ndetse ubishyira munsi y'ibirenge bye. Aya magambo ari muri pasi. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2:8 haranditse ngo Imana ngo yasebye ngo ingobyi muri Edeni. Muzajya musoma neza. Urumva hari agace gashobora kwitwa Edeni, agace wenda gashobora kwitwa nuko wavuga ngo Nyarugenge ni urugero yose, ugaceba agace kamwe muri Nyarugenge akantu kakata ku ruhande ukakita iki, Edeni. Imana ishyiramo ibintu byose umuntu yari akeneye mbere y'uko umuntu abaho, mbere y'uko umuntu wa mbere abaho, ishyiramo buri kintu cyose azakenera kizamubeshaho kandi atavunitse kandi bitamugoye, akabaho neza, akanatanga n'umusaruro Imana yifuza kuri we. Arangije imaze kuwakena no kuwatunganya, ifata umuntu yewe iramuterura imutereka aho hantu. Umuntu yisanga mu bintu byuzuye atagizemo uruhare, ahubwo Imana ubwayo yikoreye ikabimutereka mu mushinga w'Imana, uwo yitwa umuntu. Reka rero mbabaza ikibazo, turaza kubona ingingo enye cyangwa eshatu tutagezeho dufite zatumye Imana irema umuntu. Turaza kubisubiza ingingo enye zatumye Imana ikurema wowe, ndashaka kumva wowe impamvu waremwe, ndaza kuzikubwira. Ariko tubaze ikibazo cya mbere. Imana yari ifite abamarayika, yitwa marayika n'umudamu. Imana yari ifite abamarayika, sibyo? Ngo bahoraga bayiramya buri munsi, amanywa n'iki nijoro. Simwabisomye mu by'ishuri ngo nta kandi kazi bagira, kandi mu ijoro tuvuze amanywa n'ijoro ni imvugo nyene. Mu ijoro nta amanywa n'ijoro aba nababwira ngo wongere guki Kristo niwe mucyo waho mu mucyo, ahubwo ni ikibonezamvugo kugira ngo byumvikane. Mbona no kuba kano kantu abarokora bakunda kuririmba, twafashijwe abarokore ngo nitugera mu ijuru bagasirimba cyane. Nanjye ndiye muze n'unyumva, Imana izatubagira ibibyibushye, tuzaba amata y'umwuka wera, tukazira twedushyira mu mwuka ntabwo dutwaye. Ariko muze muturirimba mushingiye no ku byanditswe byera, kubera iki mu ijuru nta kubaga kuri yo, hasigaye n'amata y'icyo.
ibyo bintu nyine ni imvugo nyine ituma ibintu byumvikana. Niko kuko umuntu yumva ibintu byiza agashobora ukuntu abivuga kugira ngo abantu babyumve. Cyangwa ugasanga mu byeshuri haranditse ngo mu ijuru ngo tuzagenda ku mihanda y'izahabu, tugenda ku mihanda y'iki y'ibirahure. Cyangwa umuntu aravuze ngo mu gitabo muri Yohana 14 umurongo wa mbere kumanuka navuga ngo mu ijuru hari amazu. Ese ko mutavuga hari amazu angahe? Iyo abadari bagiye ko ngiye kubategurira kugira ngo aho ndira muzagira gute muzabe. Niyo nakwaka kavuga ati mu ijuru hari amazu. Kumva umuhanuzi arahagurutse aravuze ngo mvuye ahangaha agace runaka ati Imana yambwiye ko abantu badakora Imana neza, ngo amazu yabo mu ijuru ngo ahengamye, ngo andi ngo nagasize irange, ngo andi ngo harimo ibintu by'ibinogo, ngo andi ngo abonye ngo ameze nabi, ngo abantu badakora Imana neza. Ngo ariko ubwo nongeye kuba andi mazu ngo meza y'ibirahure yameze neza ngo y'abantu bakora Imana neza. Ndakubaza ndabivuga kuri radio cyangwa n'ahandi hose, hangari kumenya ndagifata gake gake nibaza niba u Rwanda leta y'igihugu cy'u Rwanda ubwacu igihugu cy'u Rwanda ntabwo cyemera amanegeka bashiraho iyi nzi henganye yashije abaturage mu kaga barikuraho bakahasenya. None iri juru ririmo akavuyo, inzu zihengamye, izindi zidafite amadirishya, izindi zidafite isuku, n'izindi zirimo zahabuma amasheni. Iryo juru ni iryo abantu bihimbiye nuko. Ahubwo Imana ivuze mu ijuru hari amazu bishatse kuvuga iki? Bibiliya kubiga teoloji hari icyitwa imvugo shusho. Imvugo ki? Aho ishobora kuvuga iki ishaka kwerekana kiriya. Nene yisoma bisaba kugira ngo uhishurirwe cyangwa umenye icyo ishaka kuvuga. Muzi ko ijambo Yesu yarivuze, nyine muri icyo gushaka kwa magambo nasanzwe bazi ngo nyavugeho. Yesu ijambo arivuga ngo mu ijuru hari amazu, ngo mu byari byagenze. Yaramaze kuvuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere, kuko kwa Data hari amazu menshi n'ibindi. Ariko byashaka ni imvugo shusho dore cyarimo kuvuga. Hari hagiye gutambuka igihe gito, nuko uzasanga mu mirongo iheruka kuvuga ngo gakanya gato murambura, gakandi kanya mumbone, ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Agenda avuga mu magambo akomeza kuganiriza abigishwa, bamubaza n'ibibazo ngo twereke inzira, twereke Data, agenda basobanurira. Aravuga ngo rero reka mbabwire, yasaga n'avuga ngo mu kanya gato hari igihe cyane kuva kuvuga byanze kuko nutavura sigana muri confusion. Reka mahera ngaho mutekereza ko ngende umwigisha, mutekereze gato mbere y'uko Imana irema ijuru n'isi yabaga hehe? Taranditse ngo Imana iba hehe? Iba mu ijuru. Yabaguye mu kantu banze hasi ko musaza mu biririmba mune kuba mutavuga tuganire namaho. Imana iba hehe? Tuzajya hehe? Mwitanye bango mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki? None mbere yo kurema ijuru n'isi yari hehe niba mu ijuru? Ubwo yaremye ijuru isanzwe ibaye. Okay. Mbasubize rero. Nuramuka macaho batera umwete mujye kwiga master, dufite abashumba, uyu ni docteur muri teoloji, uyu ni umushumba, hari n'abandi, hari ahantu ushaka kwiga ahantu henshi ukamenya ibintu. Kandi ni byiza kuba mu bintu wizera ari kuzi. Iyo wize bijya kuvuga ngo yetse muri Bibiliya ariko ni ibintu bisobanurwa kandi byumvikana. Iyo wize Bibiliya neza ukiga inyigisho za Bibiliya ukiga teoloji neza, dore ikintu bagusobanura kuri iki kibazo. Mbere y'uko Imana irema ijuru n'isi yari isanzwe iriho, kandi ntabwo yari ifite irungu. Ntabwo yari Imana yihebye ifite agahinda yabuze ukwigira, none ngo reka ndebe umuntu mbaze ndashaka ukuntu yanezeza ndade nkunde nezerwe. Niko abantu batekereza. Ntabwo Imana yari ifite irungu n'ukuri, yari iriho kandi imuwe neza. Yari iriho kandi Imana ari umuryango, ifite umwana witwa Kristo, ifite n'umwuka we, Imana y'ubutatu. Aho hantu yari yitwa mu mugambi w'Imana. Iyo wize muri tozabyita ngo ni muri supralapsarian, ni mu mugambi w'Imana ahantu yari. Numbaze ngo ni he nanjye simbazi, yavuga ko mu mugambi he w'Imana. Aho hantu w'Imana yabaga yari ngo yagize icyifuzo. Tuzamura ibiganza gato n'abarangiye gufasha. Icyo gihe mu mugambi wa iguwe neza, nta kibazo ifite, ngifite umunezero n'ibyishimo biri hagati yayo n'umwana n'umwuka wera. Bavuga ko ngo hari ubwiru bw'uruziga sarikire sako, urwo ruziga rwakozwe n'Imana rugakorwa n'umwana n'umwuka wera. Ngo umwuka wera
urukundo rwavaga muri data ari we Mana ngo rushowe n'umwuka wera ngo rukagenda rukisuka mu mwana ari we Kristo, bakarwenjoyinga akarwumva kumva guwe neza, ngo rukongera rugakatakata muri bo baba muri ubwo buzima. Mu Befeso haranditse ngo Imana itugira umugambi ngo kuko yagambiriye kera. Haleluya! Ngo Imana itigambiriye ikintu kibaho, uyu muneza n'ibyishimo dufite twabigumana. Ibikora isi itararena, ibikora umuntu atarabaho, ibikora edeni itarabaho, ibikora bitarabaho, ngigira icyifuro nyemeye kubana abandi bana, uru rukundo rukasharingwa mu bandi. Imana irabigamba handitse ngo kuko yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo kubw'urukundo rwayo. Kera h'Imana igihe ki kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, ikadutoranya muri we isi itararemwa. Mukunda kwiga Imana igutoranya muri yo, inkomoko yawe igutoranya muri yo isi itararemwa. Mu yandi magambo uriho kuruta uko isi ibaye, uruta isi. Urambaza ngo wari hehe rero? Mva gusubiza ikibazo cyiza. Aho Imana yari niho wari uri, kuko wari mu bitekerezo byayo, wari mu bitekerezo by'iki byayo. Imana itegura plan y'umuntu utegura umushinga, itegura Edeni, irayitunganya, ifite plan ishaka ikintu ishaka yagambiriye kera, irema umuntu imuterekamo, irakomeza, yanga kuba wenyine muzana umufasha, irakomeza uwo mushinga we yawugezeho mu ihamashyi. Haleluya! Uwo mushinga ugasimbutse byinshi, ubwo nahamya tugiye kubaganiriza simbutse byinshi, ariko uwo mushinga wagezwemo muri Kristo Yesu. Ubwo yavuga ngo mu ijuru hari amazu, yavuga ati niho biturutse rero. Uwo mushinga w'Imana witwa ko duhinduka abana bayo, iyo usoma usanga ko umwana w'Imana yasaga nkaho ari inzu Imana ituye, aho urukundo rw'Imana rwinjira mu mwana. N'uvuga urukundo kandi dufite rero amahombi n'abandi bigisha bari hano, iyo tuvuze ibintu by'Imana tubitandukanya n'Imana. Iyo uvuze ngo urukundo rw'Imana, abantu bahita batandukanya n'Imana bakaruhuza n'urukundo rw'abantu. Urukundo rw'Imana ntawe rumeze n'urw'abantu. Icya kabiri, iyo uvuze urukundo ntiwarutandukanya n'Imana. Urukundo ni Imana kandi Imana ni urukundo. Murabyumva? Urwo rukundo rw'Imana ariyo Mana ubwayo yajyaga yisuka mu mwana, umwana akamera nk'aho abaye inzu Imana ituyemo, akanezero. Imana igambira kuzashaka abandi bana bahinduka amazu Imana izagituramo, ikagenderamo, ikavugiramo, igakoreramo. Yesu avuga ino jambo yarisemba rigiye kuba nyuma y'umusaraba, kuko mu masaha make, mu minsi mike araza gufatwa, akubitwe, apfe, namara gupfa apfane natwe, nazuka azukane natwe, nazamuka azamukane natwe, habe habonetse andi mazu aribo bana b'Imana Imana ituramo. Ariko Paul yavuze ngo mwebwe nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, mvugire muri mwe, nkorere muri mwe, mumbere abahungu n'abakobwa, mbabere Imana ishobora bingahe byose. Mu yandi magambo Paul yavuze ngo ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, nimuzi ko muri insengero. Mu yandi magambo muri amazu Imana ituye, bivuze ko iyo ugeze ahantu Imana irahageze, iyo ugeze ahantu Imana iraharaye, aho ukora niho Imana ikorera, aho utuye niho Imana ituye, aho wigira niho Imana yihuje nawe kugira ngo iguture bikugeze aho ugomba kugera. Iyo magambo yari sembole y'ibigiye kuba nyuma y'umusaraba. Kare navuze ngo hari ikintu cyitwa mbere y'umusaraba n'icyitwa nyuma y'umusaraba. Mbere y'umusaraba ni uguhera muri Maraki kugeza mu itangiriro, ibyabaye byose byitwa nyuma mbere y'umusaraba. Ariko nyuma y'umusaraba agakiza gatangira mu kuvuka kwa Yesu, kagasoreza mu rupfu rwe. Imana ishimwe. Muzagane kwiga dore abashumba ugomba asize aho ngaho, muze mwamubintu. Hari igihe umuntu aririmba indirimbo bamureba umva agenda karahishe, kandi nakunda ugasanga arimo kuvuga amagambo yirwanya, arimo kwiruka, ariko yabifiringe yishimye kandi arimo kwigirira nabi, akaririmba indirimbo imwangiza, mbese arimo guhakana icyo Imana imuvugaho. Imana ikavuga ngo ari kuri umutambyi, kuvuga ngo ari kuri igikomangoma, kuvuga ngo ari kuri umwami, kuvuga ngo uri umuntu udasanzwe, bikavuga amagambo ibyanditswe rero kuvugaho. Kavuga ati ngo yasangiye ndimbwa mu nyorogoto turimo gusenga, Mana ntacyo nshoboye, erega ndimbwa mu nyorogoto, ndimbwa y'inyumbi, ntacyo ndicyo. Nihe Imana
yakwise imbwa y'umunyorogoto, nihe Imana yakwise imbwa y'intumbi, nihe Imana yakwise umukene udashoboye, Imana ikwita kuri umutunzi. Kuki wanga iby'Imana ukwita ukita iby'isi irimo kukwita? Niba uri ingaruka z'ibyo uvuga rero, niba wiyise imbwa y'intumbi, rekera uri imbwa rero. Niba wiyise n'umutindi n'umukene, bwakira urabuhamagaye. Umuntu ni iki? Iminota. Kare navuze ngo umuntu ni umwuka, cyangwa gisubize zo kwerekana impamvu ari umuntu ni iki? Umuntu ntabwo ari bode udabiretse. Umuntu ntabwo ari bode, umuntu si umubiri. Wowe nyawe ari muri wowe. Biravuze ngo wewe inyuma si wowe. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Biravuze ngo umuntu ni umwuka. Niyo mpamvu n'Imana izura imyuka yacu. Tuvuze ngo twapfanye na Kristo, tuzukana nawe. Ninde wapfuye, ninde wazutse? Umwuka wawe yapfanye na Kristo, azutse, murazukana. Handitse ngo mwicanye mu ijuru mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Umuntu ni umwuka ariko ufite ubugingo. Uwo bugingo akaba atuye mu kintu cyitwa iki? Umubiri, ariyo body. Nuko wavuga telefone, ukavuga umuriro wa batiri, ukavuga na batiri. Tuzamure gato nawe murafashwa. Umuntu ni umwuka, umuntu usibye ni umwuka. Rero umwuka utameze neza ni ikibazo. Umuntu ni umwuka, icyo mucyumva. Rero niba ndibaza ikibazo rero, aho nari ngeze kugenda biretse, mba nambikiriye gutera ibintu byinshi bari bashaka kuvuga. Ndibaza ngo Imana yari ifite, niho nari ahari, Imana yari ifite abamarayika, yari ifite ibizima, yari ifite abakerubi, yari ifite abasaza bahora baramya Imana igihe cyose, ibihe byose n'imvugo uko bisobanura, ibihe byose bavuga ngo Mana urera. Bakongera agasanga bavuga ngo Mana ugeze gute? Urera. Bakongera ngo Mana urera. Bakongera ngo Mana urera. Niba nibaza Mana yanjye, kubera iki Imana yagambiriye kurema umuntu isanzwe ifite ibizima? Biyira umuntu aje kumara iki? Waje kumara iki? Niki cyatumye Imana ikurema? Kuki uriho? Kuki wabayeho? Kuki kiranga cyitwa umuntu cyabayeho? Dore impamvu eshatu ngiye kubutavuga cyangwa ne. Impamvu ya mbere, handitse ngo mu itangiriro cyanditswe murakizi, handitse ngo mureke tureme umuntu. Siko handitse? Imana imaze gutegura handitse ngo mureke tureme iki? Muvuga ariko barukorereze. Tureme iki? Umuntu agira ishusho ase, nibarangiza bagire gute? Batwara amafi yo mu nyanja. Dore ingingo enye waremeye. Iya mbere, waremwe kugira ngo ugire ishusho y'Imana. Ntabwo mujya mufasha, navuze ngo amen. Abari byiza uburemere bari byiza cyane, rero ugasanga aho kubyemera umuntu arabihakana. Ni uko ibi byanditswe bivuga ntabwo ari ngero. Haranditse ngo turebe umuntu agira ishusho yacu. None se basi urabyemera ko ishusho y'Imana? Mbese Imana isa nawe? Haleluya. Ni ibyo bivuga, agira ishusho asa natwe. Ishusho y'Imana si igikara, si inzobe, si umuzungu, si umushinwa, si umweru. Ishusho y'Imana haranditse ngo yafashe igitaka irabumbabumba, imaze kubumba bifata umwuka wayo imuhumekera mu mazuru, ahinduka ubugingo buzima. Nta kindi kiremwa na kimwe uzasome neza ari na kimwe Imana yigeze ihumekeraho umwuka wayo uretse umuntu. Ngo habeho bikabaho. Igeze ku muntu irakora, agaciro k'umuntu irakora, iratacinga, irabumba, irangije ifata umwuka wayo imuhumekera mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iyo niyo shusho y'umwuka navuze. Umuntu ni umwuka. Muzi ko Imana ifite ubutatu: Imana Mwana, Imana Data, Imana Mwuka Wera. N'umuntu akagira ubutatu, kandi ubutatu bw'umuntu bugiye burimo ibice bitatu nabyo. Iyo uvuze body harimo ibice tunavugaho. Iyo uvuze soul cyangwa umwuka cyangwa byose bifite ubutatu bugiye burimo. Ariko ibi byose ni igishushanyo cy'Imana ikora. Umuntu Imana yamuremeye. Haleluya. Tuvuga cyane haleluya. Imana yakuremeye kugira ngo ugire ishusho y'Imana. Uratangaje. Nta kindi kiremwa na kimwe, yaba n'ibibumbe we yabonye Dawidi, yaba ukwezi, yaba inyenyeri, yaba ibintu bikomeye uzi bikomeye, yaba ubutaka, ibintu byose bikomeye biteye ubwoba, nta kintu na kimwe gifite ishusho y'Imana uretse wowe. Icyo nicyo cyatumye kurema. Icya kabiri, ku minota yanjye, icya kabiri, waremewe ku ishusho y'Imana. Umuntu ari gusobanura ishusho umwanya munini. Mu Bakolosayi yaranditse ngo uwo ni ishusho y'Imana itaboneka.
nari guhuza ijambo n'ishusho yacu, ishusho y'Imana itaboneka muri Kristo. Okay, icya kabiri turebe umuntu agira ishusho, muvuge mwashonje ko muvuye mu rugo mu kanya, agira ishusho ase narangiza agire gute? Atwara. Dore ikintu waremewe gutwara. Abuza n'umuvuga ngo numva nabegera na gutsindagira mbika kujyamo mana yanjye. Waremewe gutwara. Kuko no mutwarwa mwanze kuvuga nsubiremo cyane. Waremewe gutwara. Ni waremewe gutwarwa. Waremewe gutwara. Buri kintu cyose kugira ngo ube gutwara. Mbere yo kujya gutwara ibindi bintu ugomba kuremerwa kwitwara wowe. Kumenya gutwara amarangamutima yawe. Niko tubwira ngo ikintu ngo cyarananiye, iwacu nuko tumeze ngabasinga akazi ngo nawe tuvugiramo, niba ugasanga ufite kamera ukuntu witereye ngo njyewe ukumeze, nawe kwiyobora byarakunaniye, ni ukuri kw'Imana. Hari urwego utaragira mu kumenya Imana. Agakiza kawe kariho ikibazo. Iyo wamaze kwakira Kristo aguha ubutware, aguha n'ubushobozi bwo kumenya ubutware. Niko Yesu yavuze amaze gushiraho kashe, yavuze ngo guhera uyu munsi bahaye ubutware, bahaye n'ubushobozi. Icyo muzajya muhambira kizaba gihambira no mu ijuru. Nimugira icyo muhambura kizahita kihambuka. Abango idafite yayo abo muri bo muzajya mugenda mukandagira inzoka na sikoropiyo. Abango nimuramuka munyweye icyica muri mwe ntabwo mupfa, hari ubuzima budapfa mbashizemo. Imana ibiha itorero, ibiha ikiremwa cyitwa umuntu, ntabwo ari iby'abapasiteri cyangwa abakozi b'Imana gusa, ni ibyawe warabihawe, ukeneye kubigenderamo. Waremewe gutwara inshuti yanjye, kumenya gutwara amarangamutima yawe. Ni gute umuntu w'umusore nawe, umuntu muhura mu nzira ngo ugiye ngo ntabwo nzaho ngiye, tugiye ntabwo nzaho gize gute, kahita kubwira tugwira twigenza, kahita kujya mbese nta gahunda ugira, ahita kujyana nta porogaramu, mbese umeze uko nguko. Ndabona ngo kumenya gutwara igihe Imana iguhaye. Umunsi Imana iguhaye upanga gute, uwukoresha gute. Nibyo nakazi ufite uri umushomeri, ariko n'igihe Imana iguhaye ngo musabane. Ni kanga ufata umwanya uri mu cyumba iwawe ngo ugire isaha urimo gukora meditation, urimo gutekereza ku Mana, urimo gusenga, urimo gusabana n'Imana. Ubikora gihe ki? Ahubwo nakazi ufite wagize ngo byaracitse, wahawe n'agahinda, uragenda ubikwa mu mwobo mu gahinda, warutumbiriye aho abandi bageze, ureba abandi bagusize, kumbe hari abo wasize nawe bifuza kumera nawe. Ntabwo ujya utekereza ibintu by'Imana. Wamenye no gutwara igihe cyawe Imana iguhaye. Imana yakuremeye gutwara. None kuki ubusambanyi bugutwara? None kuki ibintu bigutwara? None kuki umujinya bugutwara? None kuki ubugome bwatwaye abantu? Ubugambanyi bugutwara kuyobora, kandi ukabirenzaho imihango yo mu rusengero. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, muvuge ngo amen. Imvura nigwa ndabashima Imana itabafata. Haleluya. Muvuge cyane haleluya. Ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibashire ubutware yabahaye. Mu Efeso aravuga ngo mu gice cyawo cya mbere ku murongo wa 20 yasobanuye n'imbaraga yaduhaye zidukoreramo ziduhesha ubutware. Yaravuze ngo n'imbaraga nyinshi zitagira akagero izi Imana yahaye bizeye. Waremewe gutwara. Unyikora kuri radiyo Efeso ndabona kwaza tubazo twiza, nabaza ngo Bibiliya urayitwara kandi ntabwo ndakwibaza cyane cyangwa iramutwara. Nabaza ngo urayitunze cyangwa iragutunze. Nabaza ngo agakiza uragafasha cyangwa karagufasha. Nabaza ngo ubuzima urabushaka cyangwa urabwakira. Nabaza kandi ngo haleluya, amafaranga aragutunga cyangwa urayatunga. Mugiye mu rugo mukorera mu wakamuze kuzisubiza. Imana ibamugisha. Icya gatatu rero, haleluya, murahari haleluya, waremewe gutwara. Icya gatatu, muzikira Imana yaturemeye n'ikiremwa cyitwa umuntu. Haranditse mu gitabo cyitwa mu Itangiriro, bitewe n'igera tutamvuga imirongo cyane, haravuga ngo Imana yajyaga yiyagura ibindi biremwa byo mu ijuru byose. Ubwo ni ibizima biramya Imana, abamarayika, abakerubi, byose byose navuze birimo. Ikavuga yaramaze kurema umuntu ari muri Edeni, ikabiyambura ku mafu y'umunsi.
ikajya gushaka Adamu muri Edeni ngo bakaganira bagasabana. Mwumva iki kintu? Imana yiyambuye ibizima bikomeye n'abamarayika, ikajya gushaka Adamu ngo akumva imirindi bagasabana mbere yo gukora icyaha. Iyo tuvuze Adamu ku bantu benshi bahita bamutekereza amaze gukora icyaha, ntabwo bajya ibwina ngo bamubone mbere atarakora icyaha yarabayeho gute. Niho abantu babihera. Ariko mbere atarakora ibyaha buri munsi ku mafu y'umunsi Imana yarazaga. Aha rero ngiye gusobanukirwa gikaze mu mbare mu cyumba mu mwuka mwiza. Izaba ya kera Imana yagira gute? Muvugane byabasize yarazaga ikamusura. Muri shyano ntabwo izaga idusura ahubwo yaraje. Reka nsubiremo. Mbere y'umusaraba Imana yarazaga igahanga ku bantu umwuka akaza bagakora ibitangaza, bagahanura. Dawidi agakora ibintu bikomeye, hashira akanya akabafasha umugore ari ku ngufu, akabashatsa abagore 1000 Salomo. Abandi ugasanga ibintu bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Aho ni mbere y'iki? Yesu ataraza. Amaze kuza rero ntabwo Imana isi, ahubwo Imana yaraje. Imana yaraje. Ni byiza ko umukristo ukuze kwemera ko yaje kuruta kwihamagara wizi. Nabibwiye Nyarugenge nabwije ari ku cyumweru, reka ntabivuga nta kibazo. Kubera icyo abarokore bemera ko Satani ari kumwe nabo bagahakana ko Imana ihari. Akoze ko mutuje. Kubera iki abarokore benshi bataranga wago muri Aziya, hano wega nabo ariko mumeze, bemera ko Satani ari kumwe nabo. Si bose babihurizaho nawo bihakana, yaba ari umwangirikani, yaba ari umwadeperi, yaba ari umurestoration y'amatore y'ububyutsi. Abantu bose bemera ko madayimoni na Satani mu buzima bwabo bari mu cyumba, bari mu nzira mugenda kuri moto, bari mu modoka, bari mu kazi, ahantu hose barahari abadayimoni, barabyemera. Wabwira ngo Imana irahari, hoya akapihamagariza mwana. Rero tabira ikintu kibigaragaza. Muzatumva umuntu wese senze aravuga ngo Mana turi imbere yawe, turaguhamagaye uzubane natwe. Siko dusenga benshi, uzubane natwe, uturengere, utuvugishe ibihe byiza. Ntabwo ushobora guhamagara umuntu muri kumwe. Impamvu muhamagara nuko wemera ko adahari. Ubu ndimo ndareba umushumba turi kumwe ngamuhamagara kandi turi kumwe. Ikigaragaza ngo batemera ko Imana ihari, barayihamagara gusa. None wamenye ko ihari ntabwo yihamagara, ugasenga shima ko ihari. Akaraga mukumvisha. Aho kumara umwanya ihamagara ngo ngwino, uramutse wemeye kuri muri wowe yaje, wajya usenga ushaka Imana. Ndagushimiye ko duha ibihe byiza, ndagushimiye ko dusabana nawe, ndagushimiye ko duhembura. Ubwo turi hano nawe urahari kugendera muri twe, no kumwe yarakwiye gusenga. Ariko abarokore bavuga Mana ngwino natwe, uturengere, turagukeneye. Itangana bagiye gukora ubukwe, ntimuzatumire Imana mu bukwe bwanyu, ahubwo muzashime ko ihari, kuko Imana ni buri umwana w'Imana, nta muntu uhari sitasiyo se, ahubwo saba ibintu biba ari biki. Imana nayitumiye. Mbese ikeneye mu bukwe gusa wayitumiye. Yabishyize ku rundi rw'abati, ntabwo naza mu bukwe, ahubwo naje bya burundu ngo nure mu buzima bwawe, mumenyere buri kimwe cyose mu mubyeyi. Mana ngwino bane natwe, Mana ngwino natwe. Bagasoba ngo Satani turakwirukanye. Ubwo bigaragaza ko Imana na yari ihari, ariko Satani we yagize gute? Yari ahari, turamwiri. Sambe yageze. Imana ibakore ku maso mu izina rya Yesu. Ubwo bitekerezeho. Imana rero icyaga tunagiye kuvuga, yajyaga yiyambura ibindi biremwa, yarangiza ikajya gushaka Adamu bagasabana. Ubwo ni umuntu. Imana ikintu ikeneye cyo yakuremeye gusabana nayo. Ntabwo twumvishe neza. Imana yakuremeye gusabana, nicyo kintu cya mbere ikeneye. Gusabana rero birenze gusinzira wikabuka urimo kuvuga, cyangwa uri mu rusa cyangwa uri muri korali. Ni ugusabana papa byahindutse ubuzima, aho umwuka wasabana na data, ugakoresha ibitekerezo ugasabana n'Imana. Wasabana n'Imana utwaye imodoka yawe, wasabana n'Imana urimo guteka, wasabana n'Imana uri umushomeri. Muri buzima bwose Imana iri bugufi bwawe, ni iri kure yawe, ahubwo Imana iri. Icyo gikunda kubaho gikomeye, aho gusabana n'Imana iri muri twe, dusabana n'Imana iri mu ijuru, tukumva ko iri kure yacu. Emera ko muri kumwe, musabane nawe muntu muri kumwe, mugirane ibihe byiza.
Imana yakuremeye gusabana nayo, ni kandi uyiha umwanya ukayitekerezaho. Icyanyuma soza, Imana yakuremeye kugukunda. Ako ntabwo mukumvisha. Haleluya. Mwavuga cyane ngo amen. Kagasoreze mbere uko bero mwagiye mukundwa cyane ntabwo mwabyumva, kuko njye nabuze urukundo kuva ndi umwana w'amezi 9 gukomeza, ngenda byumva kuko nari narubuze. Mu kintu cyatumye Imana ikurema ni ukugira ngo igukunde. Kandi murimo ndavugana nawe, ushobora kuba abantu bose bakwanga, iwanyu barakuretse nkanjye, uri impfubyi hasi nta n'umwe umeze nkanjye, cyangwa undushije simbizi, uri ikinege umeze nkanjye, utagira, ariko Imana yabimenye mbere y'ibihe, isi itararema, icyo gihe utaravuka, ntabwo ngiye kureba ikiremwa nyiremere kugikunda. Imana yagize urukundo rwinshi, Imana yagize urukundo rwinshi, ruba rwinshi nabivuze muri wa mugambi wayo. Ishaka ahantu yarucucumurira, ishaka ahantu yarusuka, isanga ntabwo ari mu bamarayika, isanga ntabwo ari mu buzima, isanga ntabwo ari mu byaremwe bindi, ngo reka ndebe ikiremwa kidasanzwe nyiremere kugikunda. Niko ibyanditswe bivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cya bituma itanga umwana wayo. Imana yakuremeye kugukunda, nubwo abantu bose bakwanga, nubwo bose bakuvuga, ariko Imana hari umugabo waje mbere y'uko abantu baza. Uwo mugabo yitwa Kristo, aza mbere y'uko imfubyi, mbere y'uko ukena, mbere y'uko umupfakazi, mbere y'uko ubura akazi, mbere y'uko ugira ibibazo byose wanyuzemo. Uwo mugabo yaraje abishyira ku bitugu arabitwara, niko Yesaya yavuze ngo yikoreye intimba zacu, yitwara n'ibicumuro byacu, yikoreye intimba utarazigira wowe. Mbere y'uko ugira intimba yarazikoreye, mbere y'uko umupfakazi arabyikoreye, ngo arabitwara kugira ngo wowe nuza ubashe kwenjoyinga no kwakira ubuzima bw'Imana. Imana igukunde. Ntiwaremewe kwindara, ntiwaremewe kugira agahinda, ntiwaremewe kwirirwa urakaye. Imana yakumaze umubabaro, niko handitse ngo umwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda ye, azagira isoko atakura hanze ye, izaba iri muri we. Mwaremewe gukunda, ngo mubihe amashyi basi. Mufunga amaso dusenge isaha y'isoko y'amagezi. Mwaremewe gukundwa.